iyo ufashe ibintu byawe ukabishyira mu maboko y'Imana nibwo ubona amaboko y'Imana muri ibyo bintu, nibwo utangira kubona ukuboko kw'Imana. Hari abantu bakunda kuvuga ati ngiye ibintu ndabikora ariko ntibigenda neza, hari igihe baburamo ukuboko kw'Imana. Ese ujya ubigerageza kwegera Imana? When the time is right, the Lord will make it happen. Ngo igihe nikiba ari icyanya cyangwa se igihe nikigera, njyewe Uwiteka nzabikora, nzatuma bibaho. Muri ino minsi uzasanga church dusigaye tujyayo kubera ko twabimenyereye gusa. Ugasanga umuntu arabyutse ariteguye agiye ku rusengero ariko ntago ari kumva ikintu agiye gukora. Ubusirimu bwa mbere ni ukumenya Imana, ntugaterwe n'isoni no gutwara biriya mu ntoki uvuge ngo ndayitwara muri phone. Muraho neza, ikaze nanone kuri Gospel TV. Amazina yanjye ni Bosso. Baye ikaze kuri Faith Unfiltered Podcast. Akaba ari ikiganiro dukora kuri chaîne ya Gospel TV, aho tuganira ku ijambo ry'Imana n'ubuzima bw'umukristo bwa buri munsi muri ino si ya none. Hari umurongo dukunda kwifashisha kenshi mu biganiro byacu uboneka mu migani uvuga ati nkunda bankunda kandi abanshakana umwete bazambona. Nagira ngo ari wo dutangiriraho uyu munsi mu gihe turaba turi kuganira. Uyu munsi nashaka ko tuganira ku kintu kijyanye na attendance. Kenshi dukunda kwibaza, ese kujya ku rusengero buri munsi ni ngombwa? Abantu benshi dukunda kubyibaza. Nkunda kuganira n'abantu nkumva arambaje ati se buriya kujya ku rusengero buri gihe ni ngombwa? Ati umuntu ashobora kunyuzamo akanasengera iwe ahantu hose Imana irakumva? Kugira ngo tubyumve neza, reka dutangire n'inkuru yo muri Bibiliya iboneka muri Luka igice cya mbere umurongo wa 41 kumanura hasi. Handitse ngo uko umwaka utashye ababyeyi be bajyaga i Yerusalemu mu minsi mikuru ya Pasika. Nuko amaze imyaka 12 avutse barazamuka nk'uko umugenzo w'iyo minsi mikuru wari uri. Bamaze iyo minsi basubirayo. Uwo mwana Yesu asigara i Yerusalemu ababyeyi be batabizi. Icyakora bibwiraga yuko ari mu itara ry'abantu bajyanye nabo. Nuko bagenda urugendo rw'umunsi umwe maze bamushakira muri bene wabo no mu nshuti zabo. Bamubuze basubira i Yerusalemu bamushaka. Hashize iminsi 3 bamubona mu rusengero yicaye hagati y'abigisha abateze amatwi kandi ababaza. Abamwumvise bose batangazwa n'ubwenge bwe n'ibyo abasubiza. Bamubonye baratangara. Nyina aramubaza ati, mwana wanjye, niki cyatumye utugenza utya? Dore njye na so twagushatse dufite umutima uhagaze. Arabasubiza ati, mwanshakiraga iki? Nimuzi yuko binkwiriye kuba mu rugo rwa data? Iyi nkuru ni inkuru ya Yesu ubwo bari bagiye i Yerusalemu n'ababyeyi ari bo Mariya na Yosefu. Bagezeyo ariko mu kugaruka bagarukana icyizere bavuga ati ibyo ari byo byose, ko rwa rugendo rw'abantu benshi bavuga ati ibyo ari byo byose ashobora kuba atari kumwe natwe hano, ariko abo twajyanye tunagarukanye bari kumwe. Bageze mu rugo barasuzuma basanga naho hari mushakisha, bibatwara iminsi 3 bibaza ahantu ari. Basubiye i Yerusalemu baramubona nk'uko tubibona, ariko ndagira tugaruke ku kibazo we yababajije ubwo bamubazaga ati se ibi bintu wabikoreye iki? Kuki waduhagaritse umutima njye na so tugushakisha? Yarabaje ati ese mwanshakiraga iki? Ese nibikwiye ko naba mu nzu ya data? Niki twakigamwa aho ngaho? Bamusanze mu nzu ya data wa twese, ariho mu rusengero arimo arigisha anaganira n'abantu. Ushobora kwibaza kugeza ahantu umwana abaza ababyeyi be ngo niki mwanshakiraga, akabahereza n'urugero rw'ikindi kintu kiri in comparison n'icyo kintu ababajije. Ni ukuvuga ngo niki mwanshakiraga kiruta kuba naba ndi hano? Cyangwa se icyo kibazo cye cya kabiri kivuga ati ese ntago bikwiriye ko naba mu nzu ya data? Ibyo byombi iyo ubyibajijeho ubona ko ari nkaho yari kuvuga ko nta kintu cyakwiye kubiruta. Nta kintu cyakwiye kubiruta. Umwanya w'Imana urakwiye igihe cyose. Ibyo dukora byose dukunda kubiragiza Imana nk'uko duhora tubyiga tubiganira. Ni byiza kuragiza Imana imipango yawe, ni byiza gushaka umwanya wo guheza Imana, ariko uwo mwanya w'Imana ukwiye kubamo strict ku buryo nta kintu kimwe cyakwiye kukubuza kuza imbere y'Imana, cyakwiye kukubuza kuza gusenga. Yesu nubwo yari ari hano ku isi yambaye umubiri nk'uwacu, Yesu ntago yari uwa hano ku isi. Yesu yari azi kubana n'Imana icyo bivuze. Yesu yari azi Imana icyo ivuze. Yari abizi neza kuturusha, yarabyumvaga neza kuturusha kubera ko we yabanye nayo iteka ryose. Rero nk'uko ijambo ry'Imana ridusaba kumera nka Yesu, twakwiye kwiga kugira priorite ya mbere mu buzima
ko priority ya mbere mu buzima twakwiye kuyigira Imana. Imana niyo priority, nta kintu kimwe cyakwiye kuyiza imbere, n'ibintu byose ukora bitarimo Imana nta kintu bimaze. Kuko Yesu yarababajije ati mwanshakiraga iki? Kuri we ku giti cye ntabwo yumvaga ikintu bashobora kuba bamushakira. Ugerageje kubitekerezaho neza ushobora kwibaza umubano uri hagati y'umwana n'ababyeyi be ku buryo umwana ashobora kubabaza ati mwanshakiraga iki, mu byo atumva ikintu bamushakiraga, kubera ko we icyo yari arimo ako kanya yumvaga gifite agaciro kurusha ibindi bintu byose bamushakira. Ni byiza rero ko twafata urugero rwiza tukagerageza kubana n'Imana, guhereza Imana umwanya. Imana iradushaka nk'uko umurongo twatangiraho bivuga ngo nkunda abankunda kandi abanshakana umwete bazambona. Niba Imana ikunda abayikunda twakwiye kuyikunda niba dushaka kwidukunda. It's easy, nta zindi shortcut ziri ku ruhande, nta yindi nzira yakugeza kuri icyo kintu uretse iyo Yesu avuga nkunda abankunda ngo kandi abanshakana umwete bazambona. Nibyo rero dushiremo umuhati. Niba ari umunsi wagenewe kujya imbere y'Imana cyangwa mu rusengero, wakwiye kumakinga sure uwo munsi ugera ibintu byose, gahunda zawe wazikiriyarinze ku buryo nta gahunda n'imwe iri bugongane n'icyo kintu, ku buryo nta mpamvu n'imwe iri kubuze kujya aho hantu, ahubwo ukaza kuba uri mu ba mbere bahagera. Tukagenda twiga ijambo ry'Imana, tukumva icyo itubwira, ko ntushobora kumva icyo Imana ivuga utabashije gutega amatwi ijambo ryayo. Ahantu heza ho kuryigira ni ahantu henshi, mu bantu benshi, twungurana ibitekerezo, tuhigira byinshi, tuhumvira n'ama testimonies. Hari abantu baza bagatanga testimonies, wakumva ubuhamya bwe ukarushaho kumva ibyo utumvaga neza, cyangwa se bikakwinspiringa, ukaba encouraged, ugakomeza gukorera Imana udategwa, ugakomeza gukorera Imana none ubona vision neza kurusha uko wayibonaga. Rero ni byiza gusabana n'abantu bakunda Imana, ni byiza kuza imbere y'Imana mukaganira. Bavuga ngo yarimo araganira n'abanyabwenge bo mu idini, yarimo araganira n'abantu bo mu itorero, ariko nabo ubwabo barabyishimiye. Birumvikana cyane ko Yesu nawe ubwe ntago yari umuntu nkatwe, yagiye abasharinga bwa bumenyi. Nibyo byiza. Urumva Yesu niba avuga ati se nibinkwiriye kuba mu nzu ya Data, niba aho hantu ahaba, twakwiye kugenda tukabana nawe aho hantu. Hari mu hantu heza ho kumusanga. Ntabwo mvuze ngo aba mu rusengero gusa, ariko hari mu hantu heza ho kumusanga, ko nk'uko abyivugira avuga se ntibikwiye ko naba mu nzu ya Data. Niba mu nzu ya se arimo, tugende mu nzu ya se. Mu nzu ya se rero numva ariho hantu twakwiye natwe kugenda, kuko se we natwe ni Data wacu. Imana irashaka kujyana umubano nawe uyu munsi. Imana irashaka kumenya ubuzima bwawe bwa buri munsi, irashaka kumenya detaye. Nibikubajije umeze ute, ntabwo ikeneye igisubizo kivuga ati meze neza. Irashaka uyibwize ukuri uyu munsi, ibwiye ukuntu wiyumva. Ibyo byose bimenya ari uko wayiyumvise mu buzima bwawe, akabwira ati ngwino turi kumwe. Iyo ugendana n'Imana imenya ibibazo byawe, kandi Imana niyo itanga ibisubizo byabyo. Iyo ugendana n'Imana, Imana irushaho kukwegera, nawe ukayibona mu bintu ukora. Iyo ufashe ibintu byawe ukabishyira mu maboko y'Imana, nibwo ubona amaboko y'Imana muri ibyo bintu, nibwo utangira kubona ukuboko kw'Imana. Hari abantu bakunda kuvuga ati ngiye ibintu ndabikora ariko ntibigenda neza. Hari igihe baburamo ukuboko kw'Imana. Ese ujya ubigerageza kwegera Imana? Birashoboka ko ushobora kwegera Imana, ukuboko kwayo ntukubonemo igihe uri mu gihe cyo gutegereza. Ariko nanone ntabwo tuba dukwiye gucika imbaraga, kuko iyo ugumye imbere y'Imana ubona impamvu yatumye utegereza. Ikindi, iyo ibintu byawe ubizana imbere y'Imana nubonemo ukuboko kw'Imana, ntabwo byakwiye kukubuza impamvu ituma usubira gusenga, kubera ko imigambi y'Imana ibera ku gihe cy'Imana. Muri ijambo ry'Imana avuga ngo ahantu Imana ivuga ati when the time is right, I the Lord will make it happen. Ngo igihe nikiba ari icyanya cyangwa se igihe nikigera, njyewe Uwiteka nzabikora, nzatuma bibaho. Ntabwo Imana ntabwo ishobora kuvuga nk'uko ikina. Imana si umuntu ngo ibeshye. Imana niyo isubira. Imana itanze isezerano irarisohoza. Ahantu hose wagiye wumva inkuru z'Imana uzasuzume neza usanga iyo itanze isezerano irarisohoza. Rero niba ivuze ati imigambi yanjye kuri mwebwe niyo kubagirira neza, niyo kubaha ejo heza, niyo kubaha ubuzima bwiza no kubaho ubuzima buzira iherezo, ibi ikomeje, ibi bivuga bya nyabyo ikomeje. Ahubwo icyo dusabwa ni ya ntambwe imwe. Ya ntambwe imwe rero ni iyihe? Niyo kujya gushaka Imana. Nk'uko twabibonye, ugashaka Imana. Iyo ushakanye umwete urayibona, kuko nabyo ni isezerano yaduhaye. Iravuga ati abanshakana umwete bazambona. Umwete ni gute? Umwete ni kwa kwigomwa. Umwete ni kwa kwigomwa ya za gahunda za Sunday.
niba ari n'abantu mwari kubonana byaba byiza babwiye ati tubonanire aha naha, ukabarangira ku rusengero bakaza nabo bakagira iyo encounter n'Imana, bagahura n'Imana. You never know, sometimes hari igihe utwara umuntu ku Mana ukamuhindurira ubuzima nawe ukagira amahirwe yo kubibona. Nicyo kintu gishobora kugushimisha, kubera ko iyo ufashe umuntu wawe ukamujyana n'imbere y'Imana, ni nko gufata umurwayi ukamujyana kwa muganga. Uba umujyanye ahantu hari ibisubizo, uba umujyanye ahantu hazira ibyago, uba umugiriye neza kurusha n'indi mpano yose wamuhereza mu buzima. Rero nk'uko Yesu yadusabye no kumubera abigishwa be, dutangire twige gushishikariza abantu gukurikira Imana, natwe twishishikariza twiyibutsa buri munsi ko ari urugendo rurerure twatangiye kandi ko tugomba kurusohoza hamwe n'Imana. Dukomeze twitabire gusenga. Iyi nkuru ya Yesu ikoze nk'urwibutso rutwibutsa ko tujyayo, inatwereka nyine ko ari ikintu cy'ingenzi, ariko ntekereza ko ari ikintu twakwiye kwiga muri ino minsi. Muri ino minsi uzasanga church dusigaye tujyayo kubera ko twabimenyereye gusa. Ugasanga umuntu arabyutse ariteguye agiye ku rusengero, ariko ntabwo ari kumva ikintu agiye gukora. Nagira ngo dufate igihe nabyo tujye tubitekerezaho, ubipangire nk'uko upangira izindi gahunda. Uvuge ati Sunday nzajya kwiga, Sunday nzajya ku itorero, Sunday nzajya gusenga, cyangwa umunsi wari wose uzigira gusenga. Ntabwo abakristo twese dusengera umunsi umwe, of course. Ndi kuvuga ku bantu basengera ku cyumweru n'abajya gusenga ku isabato. Byaba byiza mugiyeyo mwese, twese tubasha kumva ikintu tugiyemo. Ugafata Bibiliya yawe ukagenda gusenga. Ubusirimu bwa mbere ni ukumenya Imana, ntugaterwe n'isoni no gutwara Bibiliya mu ntoki uvuge ngo ndayitwara muri phone. Akenshi uzasanga umwanzi nawe guhera akavuga ati dore n'undi na Bibiliya wagendanye uvuye gusenga canga. Oya, akenshi iyo uterwa ishema n'uwuriwe bigufasha kuguma mu murongo wawe, kuko n'umuntu ukubonanye Bibiliya biragoye cyane ko yagukatisha ko bwateka mu nyuza hahandi hadakwiye. Akubahira uriwe, kandi sinekeza ko ukwiye kugurisha identity yawe ku muntu kugira ngo ubone validation ye. Ntabwo ukeneye guhisha uriwe kugira ngo ubone abantu bakwegera, ntabwo ukeneye guhisha uriwe kugira ngo ubone inshuti, ntabwo ukeneye guhisha uriwe kugira ngo ubone umuntu uwo ari we wese mu buzima n'akamaro ke kose yakugirira. Ahubwo uwo muntu yakwiye kuza kubahira uriwe. Byaba byiza iyo ari mu mugambi w'Imana agendana nawe. Niyo atagendanye nawe ushaka kumubera impamvu ituma ayoboka ibyo wayobotse. Umuha urugero, iravuga ati mwere imbuto. Iyo wereye umuntu imbuto ni urugero rwiza rwo kumwereka ibyo wizerera, ni urugero rwiza rwo kumuyobora ahandi nawe wagiye hatuma ubasha kwera izo mbuto. Kuko iyo akubonye wera imbuto aribaza ati se uyu muntu niki kimutera kumera gutya. Kimwe n'uko iyo umuntu akubonye ugwirirana muhanda amenya icyo wakoze. Ntabwo wagenda usinda udafite uburwayi, ntabwo wagenda ugwa hasi udafite uburwayi, utasinze cyangwa utakoresha izindi drugs. Rero niyo umuntu akubona ugenda neza, iyo umuntu akubona ugwa neza, iyo akumva uvuga uvuguriwe, iyo uvuze uvuguriwe, ntushobora kubifakinga. Niyo bifakinze it's a matter of time, biragutamaza. Ntabwo bishoboka ko wa pretending. Niyo ndagira ngo uyu munsi twongere dushushanye akarongo tuvuga ati aha hantu ntabwo tuharenga. Singenda uku, simvuga uku, simbaye uku kubera ko ndi umukristo. Sinitwara uku, simbana uku kubera ko ndi umukristo. Umukristo agira ukuntu abayeho, umukristo agira ukuntu agenda. Nibyo koko ni urugendo, hari ibintu byinshi biba bigoye kutureka ku kanya bitewe n'igihe ubimazemo, bikaba wenda byarakubase cyangwa se akamenyero ko kuvuga ati ugashiduka n'undi wabisubiyemo utazi ukuntu byagenze. Ariko ndagira ngo uyu munsi niba ushaka guhinduka kandi ukaba ubyizeye, nusenga ubwire Imana ati ngiye gutangira chapitre nshyashya y'ubuzima, ntangiye inzira nshyashya, nshaka kugendana nawe, fasha ndi umunyantege nke, ibi n'ibi ndabigerageza kubireka ngo nyabyisangamo, ariko wowe Mana wabinyeze. Nurangiza utangire surround yourself with friends mwizera ibintu bimwe, ugume muri circle y'abantu nyine mufite ibitekerezo bimwe, mufite vision imwe, ko ni igihe cyiza cyo kugira intego nziza, kandi nta ntego nziza irusha gushaka ubwami bw'Imana. Kuko mu bwami bw'Imana niho tuzasanga ibyo twifuza, niho tuzasanga ibyo dukeneye. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha.